Ndabasuhuje cyane kandi reka mbifurize ibihe byiza. Umeze gute aho uri hirya no hino hagiye hatandukanye? Birashoboka ko bitari kugenda neza, ariko nta mpamvu n'imwe yo gutakaza ibyiringiro mu Mana. Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Ubundi it is a matter of time. Igihe cy'Imana iyo kigeze ntago cyarengaho ni segonda na rimwe. Rero ni gospel room, tuganira ku makuru agiye atandukanye yo mu iyobokamana, ariko nanone tukakugezaho n'ijambo ry'Imana biciye mu biganiro bigiye bitandukanye. Uno munsi rero reka tugaruke cyane ku makuru ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda mu gice cy'iyobokamana. Niyo tugiye kuba turebera hamwe, tugenda tuganira nyine kugira ngo ubashe kuba wamenya byinshi bigiye bitandukanye biri kuba hirya no hino mu isi y'iyobokamana. Icyo nakubwira rero nuko itorero EYAR cyangwa se Angelikani mu Rwanda, iri torero rero ryagize gutya inama y'abepiskopi itora Reverend Nshimiyimana Christophe agira umwepiskopi wa EYAR Diyosezi ya Butare. Reverend Nshimiyimana Christophe wari usanzwe rero ari umushumba wa paruwasi ya Kimironko muri Diyosezi ya Gasabo mu mujyi wa Kigali, ni watorewe ku umwepiskopi mushya wa Diyosezi ya Butare. Yatangijwe mu mwaka w'1975. Abantu benshi bari bataravuka by the way. Benshi ku itariki rero ya 4 z'ukwezi kwa 2023 nibwo itorero rya Angelikani mu Rwanda ryatangaje ko inama y'abepiskopi yateraniye mu cyumba cy'inama cy'ibiro bikuru by'itorero Angelikani yahaye inshingano nshya Reverend Nshimiyimana Christophe nk'umwepiskopi wa Diyosezi ya Butare. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umwepiskopi mukuru wa Angelikani mu Rwanda, the most reverend Dr. Lolambanda. Uyu mugabo rero w'umugore umwe n'abana batatu yatangiriye imirimo ye mu itorero muri Diyosezi yashyira nk'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'amashuri y'iyi Diyosezi mu mwaka wa 2010. Nyuma y'imyaka isaga 6 rero yamaze muri izi nshingano, yagiye ahabwa inshingano mu bigo bitandukanye by'amashuri. Ibyo bigo birimo nka kaminuza ya East African Christian College, ngira ngo mumaze kuyimenya, ni kaminuza y'itorero Angelikani hano mu Rwanda. Harimo kandi Muhabura Integrated Polytechnic College, harimo kandi ishuri ribanza rya Sunrise Primary School n'ahandi hagiye hatandukanye cyane, kafite impamyabumenyi zitandukanye mu bwarimu. Harimo n'ikirenga yitegura gukura muri kaminuza ya Gikristo ya Uganda. Reverend Nshimiyimana rero yanakoze mu biro bikuru by'itorero Angelikani ry'u Rwanda, akaba yari umuhuzabikorwa gahunda yo kwigira Bibiliya mu matsinda cyangwa se yo bita community Bible study. Yanakoze rero umurimo wa gishumba muri Diyosezi ya Gasabo muri katedrali ya Holy Trinity kuva mu mwaka 2018 kugeza 2021. Nyuma rero yaje guhabwa inshingano zo kuyobora paruwasi ya Kimironko kugeza na n'uyu munsi. Yakijwe mu mwaka 2003, muri 2009 aba umudiyakoni ndetse abona n'impamyabumenyi y'ibya teolojiya ayikuye mu ishuri ry'Abangelikani rya teolojiya rya Kigali. Aho rero mu mwaka 2013 yaje gukura indi mpamyabumenyi muri Bishop Baham University College. Reverend Nshimiyimana rero yaje kugirwa umupasiteri mu mwaka 2011, bisobanuye ko inshingano za gishumba azimamyizemo imyaka isaga 11. Kugeza ubu rero ni pasiteri mukuru wa paruwasi ya Kimironko, kandi akora nk'umuyobozi w'ishami ry'uburezi, akaba n'umwarimu wungirije muri kaminuza ya Gikristo ya East Africa. Nk'uko itangazo rero ryashyizwe hanze ribigaragaza, biteganyijwe ko uyu mwepiskopi mushya watowe azarobanurwa kandi akicazwa mu ntebe y'ubwepiskopi ku cyumweru ku itariki ya 10 Ukwakira 2023. Twavuga tuti congratulations kuri Reverend Nshimiyimana Christophe, kandi tumuvuga tuti Imana izamushoboze mu nshingano nshya yinjiyemo kugira ngo azabashe kuzisohoza neza. Mu yandi makuru agiye atandukanye hari kugenda avugwa mu iyobokamana, bamwita Brian Bryce, tuyungurira akaba yamaze gusezerana mu buryo bw'amategeko na Dina Uwera nyuma y'iminsi isaga 103 amwambitse impeta.
Brian Blessed yamenyekanye cyane nko mu ndirimbo Dutarame yakoranye n'ibyamamare birimo nka Alpha Rubirangira ndetse na Jules Sentore, ndetse umuziki akora wigeze rero kumuhuza n'icyamamare ku isi Franklin Dina Wera. nawe rero nuko ni umukobwa uhimbaza Imana, benshi bakanyurwa cyangwa se bakajya mu mwuka. Uretse kuririmba afite n'impano ikomeye yo kugabura ijambo ry'Imana, dore ko yanabaye pasiteri ubwo yigaga muri fawe. ngira ngo murabyumva, kera abantu iyo bigaga muri segonderi wasangaga bagira nyine ubu bita pasiteri. Rero Dina nawe nuko byari bimeze ubwo yigaga muri fawe. Rero aba bombi biteganyijwe ko ku itariki 7 ni kuri uyu wa gatandatu ari bwo bari buze gusezerana imbere y'Imana mu itorero rya Healing Center hariya i Remera. Twavuga tuti urwo ruhire Brother Brian Blessed, Imana izabane namwe kandi vraiment Imana izabashyigikire mu rugo, imigisha iva ku Uwiteka yose izabane namwe. Hanyuma andi makuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa nuko nyuma yo kuva i Musanze, Jehovah-Jireh ikomereje ivuga butumwa mu ndirimbo ishimangira ubutsinzi bw'Imana. N'indirimbo nshyashya rero bashyize hanze muri iki giterane bakoreye i Musanze, dore ko cyasize rero abantu benshi muri kano gace banezerewe, ndetse bamwe bakava mu byaha, abandi bakongera kumva ubuntu bw'Imana bubuzuye. Iyi korali rero Jehovah-Jireh yagize itya iravuga iti ntago rwose bikwiye ko tumara kuvuga ubutumwa bwiza hari i Musanze hanyuma ngo tuze twicare, ahubwo bahise bagira batya baravuga bati reka dushyire hanze indirimbo. Iyi korali rero itajya iha ubuhumekero umwanzi Satani yavuye i Musanze ikomereza urugendo muri studio, yegeranye ubutumwa bugira buti ijoro rimwe Imana ibwira Gideyoni, manuka ugende mu rugerero rw'Abamidiyani, nugerayo utega amatwi hari ibyo nshaka kukubwira. Ni ubutumwa rero n'ubundi iyi korali yazanye, ariko bukubiye n'ubundi mu ndirimbo bise Imana iratsinze, yafashwe mu buryo bwa live ifatirwa mu giterane Musanze. Ni indirimbo nziza cyane ikoze mu njyana y'ikorali isanzwe imenyerewemo. Ni indirimbo yuzuyemo ihumure ryinshi cyane, nk'uko n'ubundi ubuyobozi bw'ino korali bugenda bubitangaza. Ngira ngo abenshi bakunda ino korali ubundi isanzwe ikorera umurimo w'Imana hariya, ibarizwa hari intora, ngira ngo hano neza kuri Dav niho babarizwa. Ariko ubundi iyi korali yavutse ivukiye hariya muri kaminuza ya IRK. Iyi korali ndabizi neza ko hari abantu benshi cyane bayikunda, kandi bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zimenyekana kandi zanakunzwe. Kavuga tuti rero mukomereza aho ngaho bene data, tukiri mu ndirimbo zigiye zitandukanye zasohotse rero muri kino cyumweru, nuko twakubwira ko ni abakobwa babiri b'impanga. Rwose kubatandukanya biragoye pe ubarebye, kiretse nyine bano bakobwa rero ni abakobwa babiri impanga, umwe yitwa Yvette undi yitwa Yvonne. Bakaba nabo barashyize hanze indirimbo. Ni indirimbo bashyize hanze bakaba barayise Inzira Yawe. N'abakobwa bavukiye hariya mu karere ka Nyagatare, ariko ubu bakaba barizwa mu karere ka Bugesera hano i Nyamata. Uri kumva ni mu ntara y'Iburasirazuba nyine. Iri tsinda rero ry'impanga ryashyize hanze indirimbo yakunzwe n'abatari bake mu masaha make kimara kujya hanze. Izi mpanga rero zashyize hanze indirimbo yabo nshya bise Inzira Yawe. Ni indirimbo yakoze ku mitima ya benshi kuko harimo amagambo y'ubwenge kandi ageza uwizera wese ku nsinzi. Izi mpanga yaba Yvonne ndetse na Yvette mu kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru kimwe baravuze ngo umwuga wo kuririmba bawutangiye kera cyane bakiri abana batoya, babyirutse rero babikunda, kandi ngo ni nabyo na n'ubu bibanezeza kandi nibyo bakomeje gukora, kuko intego yabo nyamukuru ni ugukomeza kwamamaza Kristo. Ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, ahubwo ni ku isi hirya no hino hagiye hatandukanye, ubwo ni mu bihugu bigiye bitandukanye. Courage bakobwa yaba Yvette ndetse na Yvonne, mukomeze mwamamaze Kristo. Ikindi twakubwira nuko mu bintu bitari bimenyerewe na benshi
kuko ni ubwa mbere bibaye hadutse ngo akabyiniro hano mu mujyi wa Kigali. Ni akabyiniro ngo bise Gospel Club. Aka kabyiniro rero ngo impamvu yako ni ukugira ngo gahurize hamwe ngo abarokore baba Kristo ngo bahure nyine bacinya akadiho, niba ni n'igisirimba bagishyiremo bakibyinire, cyangwa se izindi njyana zigiye zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana, ngo abantu bahure nyine bishime banezerwe babyinira Imana. Ngo niyo ntego nyamukuru y'ako kabyiniro, no kugira ngo abantu bahure mu rwego rwo kuruhuka, bamwe birinda stress, no mu gihe bavuye mu materaniro ntibabe bari busy mu bindi bigiye bitandukanye, ahubwo bahurira ahantu hamwe bumva indirimbo baganire. Kuko kimwe mu bitangazwa nuko muri kano kabyiniro kazajya kabera hano mu mujyi wa Kigali, ngo ikintu kizajya kihaboneka ni imitobe gusa, nyobwa bidasembuye, harimo icyayi, harimo n'ibyo kunywa byoroheje nyine bizajya bituma abantu basabana. Nuko rero bimeze ngo ni Gospel Club. Ibitangazwa rero n'aba ngaba bagashinze baravuga ngo buri rugo rugira amahame yarwo, ngo twebwe ntabwo tuzanywa inzoga cyangwa ibindi bisindisha, tuzajya tunywa imitobe, icyayi, ibyo kunywa byoroheje bizatuma abantu basangira bagasabana. Habuze kandi ngo abantu bo mu rusengero iyo bavuye mu nsengero ngo nta handi rero bagira aho gusohokera, bigatuma rero bifata ntibagire ubundi busabana. Akenshi ngo ni naho haturuka agahinda gakabije, depression, kandi ngo twitwa ko twizera. Ngo rero ngo ni umwanya mwiza wo kugira ngo bahure basangire ariko banaramye Imana. Ngayo nguko, reka mbashimire, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru agiye atandukanye avuga mu iyobokamana. Ikindi kandi nakubwira ngo birashoboka ko mu buzima nyine uri gucamo hari bitameze neza cyane, ariko nakubwira ngo it is a matter of time. Imana iracyakora na n'uyu munsi. Wowe komeza uyiringire, utegereze, isaha nigera uzabona igisubizo cyawe. Habwa umugisha, Imana ikomeze kugirira neza.